Iyo umwami yamaraga gutanga, ako kanya hahitaga hashaka umusimbura witwaga umuragwa w'ingoma. Uyu yagombaga kuva mu bana be cyangwa se akaba umwe mu muryango wa hafi cyane. Iyo yamaraga gutanga kandi yitabye Imana nyine, ntabwo yashyingurwaga bino bisanzwe cyangwa ahantu hasanzwe, ahubwo yanwaga mu irimbi ry'abami ryari mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Aho nyine niho abami bose b'u Rwanda bashyinguwe, uretse abami 3 bonyine bashyinguwe mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu kubera impamvu zitandukanye turibuze kumva muri iki kiganiro. Turaza kumva kandi urutonde rw'abami 28 batwaye u Rwanda dukesha ikinyamakuru Wikipedia. Turaza kumva kandi ayandi mateka atandukanye utigeze umenya ku ngoma ya cyami. Impuguke mu mateka Alex Kagame n'abandi banditse ku mateka y'u Rwanda bavuga ko abami 28 aribo bayoboye u Rwanda kuva hagana mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1962. Amateka y'u Rwanda kandi agaragaza ko abami bose bo mu Rwanda bakomokaga mu muryango umwe wo mu bwoko bw'Abanyiginya. Igihugu cy'u Rwanda gifite amateka yacyo yihariye ajyanye n'ingoma za cyami zariho mu myaka yo hambere. Bamwe mu bami babaye ibihangange kubw'inyurabwenge rijimije ryabo byihariye, abandi babaye indatwa kubw'ibikorwa by'indashyikirwa mu rugamba rwo kwagura igihugu ndetse no kurinda ubusugire bwacyo. Amateka y'u Rwanda kugira ngo ashyirwe mu nyandiko hakoreshwaga ihererekanyabumenyi bafataga mu mutwe, dore ko Abanyarwanda bari abahanga cyane mu kuvuga imivugo, ibyivugo, amahamba, ibisigo ndetse n'ibindi. Bakoreshaga ihererekanyabumenyi bafata mu mutwe. Bitewe n'uburyo bw'ishyinguranyandiko butari buriho muri ibyo bihe, amateka yagiye amenyekana cyane n'abagiye bahiga abandi cyane mu bikorwa by'indashyikirwa. Iyi ikaba ariyo mpamvu nyamukuru usanga ibitabo bivuga ku mateka hari aho bidahuza. Alex Kagame n'abandi banditsi bakoze urutonde hagendeye ku bikorwa bikomeye byaranze ingoma ya buri mwami ijyanye n'igihe cyo kwima na bamwe mu bami mu bihugu byari bikikije u Rwanda. Uru ni urutonde rw'abami batwaye u Rwanda kuva mu 1991 kugeza mu 1960 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Uru ni urutonde ruriho buri mwami ndetse n'imyaka yagiye amara ku ngoma. Umwami wa mbere watwaye u Rwanda ni Gihanga wa mbere Ngoma Ijana kuva mu 1991 kugeza mu 1124. Umwami wa kabiri ni Kanyarwanda Gahima. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1124 kugera mu 1157. Amaze gutanga yaje gusimburwa na Yuhi wa mbere Musindi. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1157 kugeza mu 1180. Nawe yaje gusimburwa na Ndahiro wa mbere Ruyange kuva mu 1180 kugeza mu 1213. Uwo ni umwami wa kane. Umwami wa gatanu ni Ndoba. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'1213 kugeza mu 1246. Nawe yaje gusimburwa na Samembe. Uyu Samembe yatwaye u Rwanda kuva mu 1246 kugera mu 1279. Nawe yaje gusimburwa n'umwami wa karindwi ariwe Nsoro Samukondo. Nsoro Samukondo yatwaye u Rwanda kuva mu 1279 kugera mu 1312. Umwami wa munani ni Ruganzu wa mbere Bwimba. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1312 kugera mu 1345. Asimburwa na Kirima wa mbere Rugwe.
ariwe mwami wa cyenda watwaye u Rwanda. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1345 ageza mu 1378. Nawe yaje gusimburwa na Kigeli wa mbere Mukobanya, ariwe mwami wa 10 mu bami batwaye u Rwanda. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1378 kugeza mu 1411. Amaze gutanga nawe yasimbuwe na Mibambwe wa mbere Sekarongoro cyangwa se Mibambwe wa mbere Mutabazi, uyu mwami wa 11 watwaye u Rwanda kuva mu 1411 kugeza mu 1444. Nawe aratanga asimburwa na Yuhi wa mbere Gahima, ari mwami wa 12 mu bami batwaye u Rwanda. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1444 kugeza mu 1477. Aratanga asimburwa na Ndahiro wa kabiri Cyamatare, umwami wa 13 ubwo. Atwara u Rwanda kuva mu 1477 kugera mu 1510. Asimburwa na Ruganzu wa kabiri Ndoli, umwami ufite amateka akomeye cyane n'ibigwi bikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ni umwami wa 14 yatwaye u Rwanda kuva mu 1510 kugeza mu 1543. Asimburwa na Mutara wa mbere Nsoro cyangwa se Mutara wa kabiri Semugeshi, umwami wa 15 mu bami batwaye u Rwanda. Uyu yatwaye u Rwanda kuva mu 1543 kugeza mu 1576. Amaze gutanga yasimbuwe na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Uyu ni umwami wa 16 mu bami batwaye u Rwanda nyine. Yatwaye u Rwanda kuva mu 1576 kugeza mu 1609. Asimburwa na Mibambwe wa kabiri Sekarongoro cyangwa se Mibambwe wa kabiri Gisanura, umwami wa 17 mu bami batwaye u Rwanda. Atwara u Rwanda mu 1609 kugeza mu 1642. Uyu yaje gusimburwa na Yuhi wa gatatu Mazimaka. Uyu ni umwami wa 18. Yatwaye u Rwanda kuva mu 1642 kugeza mu 1675. Amaze gutanga nawe yasimbuwe na Kirima wa kabiri Rujugira. Ubwo ni umwami wa 19 mu bami batwaye u Rwanda. Atwara u Rwanda kuva mu 1675 kugera mu 1708. Nawe amaze gutanga asimburwa na Kigeli wa gatatu Ndabarasa kuva mu 1708 kugera mu 1741. Uyu ku rutonde ntabarwa Karemera Rwaka, uko yabaye umusigara wa Ndabarasa ubwo yarwaraga amakaburo. Uyu yaje gusimburwa na Mibambwe wa gatatu Mutabazi cyangwa se Mibambwe wa kabiri Sentabyo. Atwara u Rwanda kuva mu 1741 kugeza mu 1746. Uyu nguyu yaje gusimburwa na Yuhi wa kane Gahindiro. Atwara u Rwanda kuva mu 1746 kugera mu 1830. Asimburwa na Mutara wa kabiri Rwogera kuva mu 1830 nyine kugeza mu 1853. Amaze gutanga yasimbuwe na Kigeli wa kane Rwabugiri. Uyu ni umwami wa 24 mu bami batwaye u Rwanda. Yatwaye u Rwanda kuva mu 1853 kugera mu 1895. Yaje gusimburwa na Mibambwe wa kane Rutarindwa. Uyu ni umwami wa 25 mu bami batwaye u Rwanda, ariko rero twaye mu gihe kitangana n'umwaka, kuko muri uwo mwaka nyine 1895 yakoreye kudeta. Asimburwa na Yuhi wa gatanu Musinga, umwami wa 26 mu bami batwaye u Rwanda kuva mu 1895 kugera mu 1931, ubwo yirukanwaga mu gihugu cye cy'u Rwanda n'abakoloni b'Ababiligi ubwo yangaga kubatizwa mu idini Katolika. Yese asimburwa n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa, ari umwami wa 27 mu bami batwaye u Rwanda kuva mu 1931 kugera mu 1959. Yaje kugwa i Bujumbura, ariko urupfu rwe ntago rwavuzweho rumwe. Byavuzwe ko abakoloni b'Ababiligi
bamuhamagaye i Bujumbura ubwo yashakaga kujya muri Loni kwaka ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda. Yagombaga kugenda amaze kwikingira urukingo rwa yellow fever. Bivugwa ko aho kugira ngo abakoloni b'Ababiligi bamukingire yellow fever, ahubwo bamuteye uburozi mu rushinge, ako kanya ahita yitaba Imana. Nawe yaje gusimburwa na mwene nyina Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, umwami wa 28 ari nawe wa nyuma bami batwaye u Rwanda. Ko yatwaye u Rwanda kuva mu 1959 kugera mu 1960. Uyu yaje kugwa Washington DC aho yari mu buhunzi mu mwaka wa 2016. Umurambo we waje kuzanwa mu Rwanda ushyingurwa mu karere ka Nyanza mu 2017. Mu nyandiko zakozwe kugeza none hagendeye ku byabiro n'ibisonga by'abami bagaragaje abami b'u Rwanda bakurikiranye ku ngoma n'imyaka bagiye bima. Muri rero rutonde tumaze kureba, bitewe n'uko impuguke mu mateka zakoze ubushakashatsi ku bantu banyuranye kugira ngo zishyire amateka y'u Rwanda mu nyandiko, hari henshi usanga badahuza nko ku myaka, ku bikorwa bimwe na bimwe, kuko byari ukugereranya. Akaba ariyo mpamvu bitazagutungura uguye nko ku gitabo kinyuranye n'uru rutonde. Twibukiranye kandi ko umwami yageraga ububasha bw'ikirenga mu gihugu cye, yarishaga agakiza, akagaba, akanyaga. Muri make ubuzima bw'abaturage b'igihugu cyose bwabaga buri mu maboko ye. Ikintu cyose cyabaga ari icy'umwami. Inka zari iz'umwami, ubutaka bwabaga ari ubw'umwami, abagore bose babaga ari ab'umwami, abana babaga ari ab'umwami n'ibindi. Iteka yabaga yaciye ryabaga ari ihame ntakuka, rikubahirizwa kuva ku babyeyi kugeza ku bana, abuzukuru, abuzukuruza n'ubuvivi bakazabitozwa. Irimbi kandi ryahikingurwagamo abami n'abagabekazi babo mu Rwanda ni irimbi ritandukanye n'andi marimbi mu Rwanda. Riherereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru uko twabivuze. Iyo uhageze ntiwahamenya ko hari irimbi kuko abaturage batangiye kuhahinga no kuhatura. Irimbi ry'abami riherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rutare mu mudugudu wa Nyakavunga. Uretse imva ya Kigeli wa gatanu Rwabugiri yabashije kubakirwa, ikaba ari nayo isigaye iharanga, mbese igaragaza ko hari irimbi, izindi mva zose zarasibanganye ntizikigaragara. Irimbi riherereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru nyine. Irimbi ryihariye nk'uko bivugwa n'abahatuye. Irimbi bashyinguragamo abami bose bamaze gutanga, bamaze kwitaba Imana, ndetse abami bose bayoboye u Rwanda niho bashyinguye, uretse uyu wa gatanu Musinga waguye ishyanga ubwo yahungiraga i Moba, aha ni mu cyahoze ari Kongo Mbiligi, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Mutara gatatu Rudahiga washyinguwe i Mwima mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Amateka y'cyami mu Rwanda twa twaguteguriye naharangiriye. Mu bindi biganiro nk'ibi by'amateka, ibiganiro bicukumbuye ndetse n'andi makuru agezweho hirya no hino ku isi, n'ahandi babisanga atari kuri iyi channel. Kora subscribe, ukore share ndetse na like kugira ngo uzongere kumbona undi munsi. Ninjye wahishuye ibihishwe, ibyari ubwiru byose mbishyira hanze, undinda amakuru, kuko niyegeraho rwose ndaguta hanze. Ni Joseph Talks, mwakoze kubana nanjye.